nongeye nguhereze ikaze kuri Raza Media TV, wowe tugenda tubana umunsi ku munsi. Nayahe makuru nkuzaniye yiriwe avugwa ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu. Ahangaha rero tugaruke n'ubundi kuri ya nkuru yakomeje kuba ikimenya bose, ya nkuru ikomeje kugenda igarukwaho cyane ya M23 ndetse n'ingabo bahanganye, aho baba bahanganye n'ubundi n'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abacanshuro ndetse n'ingabo z'amahanga agiye atandukanye, cyane cyane izagiye zimenyekana nk'izoherejwe n'umuryango wa SADC cyangwa se nk'izoherejwe n'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu by'ubukungu bwa Afurika y'Amajyepfo. Aha rero noneho tugeze ku yihe nkuru ku ino tariki ya 28 z'ukwa gatatu. Hari inkuru yakomeje kugenda icicikana aho bavuga bati kwikiri. Ahangaha ni ingabo za Afurika y'Epfo zari zihuye na General Wiringoma. Uyu Wiringoma akaba ari umukomando wamenyekanye cyane mu gihe cyo gufatwa ko wacanshuro boherezwa ndetse banyuze mu Rwanda, aho uyu Wiringoma yabwiraga ziriya ngabo z'abacanshuro ndetse n'abazungu, ababwira ati kwikiri fanya haraka mutambuke vuba mwihuta cyane. Aka kantu rero kakaba ari akantu kagumye ku bakomando ba SANDF cyangwa se abakomando b'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Ibi rero bibaye n'ubundi ubwo n'ubundi hari kuba inama yahuzaga umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za n'abagenerale bagize igisirikare cya SADC cyangwa se bagize igisirikare cy'igisirikare cy'ibihugu biharanira ubukungu bwa Afurika z'Amajyepfo cyangwa se ibihugu biherereye mu gice cya Afurika y'Amajyepfo. Ibyo bihugu birimo Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi na Zambia, n'u Burundi nabwo burimo na DRC nayo irimo. Aha rero izi ngabo n'ubundi zari zahuriye i Goma, aho zari ziri kumwe n'ubundi na bamwe mu bayobozi ba M23, aho baganiraga ku masezerano hagati ya SADC na AFC M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo cyangwa se Mouvement de la M23, ubwo baganiraga ku ngingo z'uburyo bagomba kumvikana uburyo izi ngabo za SADC zavanwa mu gace ka Kongo y'Uburasirazuba mu bice izi ngabo za M23 zafashe, akaba ari nazo ziyoboye ibyo bice. Ahangaha rero ubwo iyi nama yabaga n'ubundi hagaragayemwo abitabiriye baturutse mu bice bigiye bitandukanye, ariko tutarajya kure n'ubundi iyi nama yari ibaye nyuma y'aho Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriraga i Doha muri Qatar, aho bagiraga ibyo baganira ku buhuzwe cyangwa se ubwo bari bahujwe na Perezida wa kiriya gihugu cya Qatar. Ubwo hari ibyo baganiragaho, na nyuma y'uko abo bavuyeyo n'ubundi bamwe mu bayobozi cyangwa se bamwe mu basirikare bakuru bayobora M23 n'ubundi nabo bagiye i Qatar, naho bagira ibyo baganira n'uriya muyobozi wavuze ko asize gushyigikira amahoro hirya no hino ku isi ndetse no kugarura ubwiyunge muri rubanda. Uriya muyobozi wa kiriya gihugu cya Qatar rero n'ubundi yaganiriye n'aba bayobozi. Ubwo rero n'ubundi bakubutse hariya aba bayobozi ba M23 barimo
Sultani Makenga, barimo umuyobozi uyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru, barimo n'undi muyobozi, uko bari baherekeranyije nyine cyangwa se ubwo bakiraga abajenerale bo muri Sadeke, aho babakiriye hariya mu mujyi wa Goma muri hoteli yitwa Serena. Aha baganiraga ku ngingo nyine zo gushyira amasezerano cyangwa se gushyira umukono ku masezerano bagombaga kugirana y'uburyo ingabo za Sadeke zatangira gukurwa muri biriya bice zikoherezwa mu bihugu byabo. Izi ngabo ziri hariya mu butumwa bwiswe SAMIDRC, ubwo zajyaga gufasha ingabo cyangwa se ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo kurwanya imitwe y'iterabwoba, cyane cyane umutwe wa M23 wiswe umutwe w'iterabwoba w'ibyihebe, ariko wo uhakana ko atari ibyihebe ndetse uhamagarira leta ya Kongo kutongera kwita uyu mutwe ko ari ibyihebe. Twihuse rero noneho tubanyuriremwo ku bijyanye n'itangazo uko ryagaragaye. Ni itangazo yo ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu, rigaragaraho ibirango. Ibyo birango harimo ikirango cya M23 hejuru ku mutwe w'iryo tangazo, hakabamwo n'ikirango cy'umuryango cyangwa se cy'ingabo za Sadeke. Izi ngabo za Sadeke nyine zari ziri muri biriya bice bya Kongo nk'uko byoherejwe ku bwumvikane ndetse no mu bufatanye mu bya gisirikare, nk'uko amasezerano y'ibi bihugu bigize uyu muryango bivuga ko igihugu cyaramuka gitewe kiri muri uwo muryango, ibindi bihugu bigomba guhita byihutira gutabara. Aha akaba ari nako nyine izo ngabo zisanze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ziganjemo abasirikare baturuka mu gihugu cya Afurika y'Epfo, banakomeje kuvugwa cyane kubwo bamwe muri bo bazaga kugwa ku rugamba, bikarangira byiswe ko ari u Rwanda bigizemo uruhare cyangwa se u Rwanda rukabivugwamo cyane nyine, ubwo u Rwanda kandi rwongeranaga no gutanga inzira mu gihe ikibuga cy'indege cya Goma cyari gifunzwe kandi na n'ubu kigikomeje gufungwa. Icyo gihe byaje kugaragara ko nyine imibiri ya bamwe mu baguye kuri urwo rugamba ba Afurika y'Epfo banyujijwe mu Rwanda. Rero kuri ano masezerano bagiranye harimo gukura ingabo za Sadeke zaje mu butumwa bwiswe SAMIDRC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace k'uburasirazuba, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, dore ko ariho izi ngabo zari ziri kandi zifite n'ibirindiro. Aha rero harimo kuvanwa nyine kw'izi ngabo mu byiciri, aho byasizweho umukono hagati y'impande zombi, abajenerale b'ibi bihugu cyangwa se b'ingabo z'ibi bihugu bigize uwo muryango bicaraga ku meza amwe n'abiswe ibyihebe. Ariko ubu ngubu bigaragara ko uko byagenda kose urwanira ukuri burya abarwanira ukuri. M23 rero n'ubundi yabashije kubatsinda, ibahuriza mu biganiro, irabakira, barasangira nk'uko byagiye bigaragara mu mashusho, uko byagaragaraga ko nyine bandikaga ikaramu bazisize ku mpapuro. Harimo bimwe nyine mu byo baganiriyeho byatangajwe n'ibindi by'amabanga nyine mu bya politiki. Aha rero tugiye kurebera hamwe abitabiraga uyu muhango cyangwa se abari bahagarariye izi ngabo mu buri wese kuri buri gihugu yakomokagaho. Abitabiriye rero, dutangiye umuntu wa mbere witabiriye muri iki gikorwa cyangwa se umujenerali wa mbere wari urimo hano ni General Ruzani Mafanya wa Afurika y'Epfo. Uyu ni umuyobozi w'igisirikare cya Afurika y'Epfo, uyu nawe akaba yari ari hariya. Uwa kabiri twihuse, Lieutenant General Geoffrey Zere, uyu akaba ari umuyobozi w'igisirikare cya Zambia cyangwa se woherejwe aturutse muri Zambia. Uwa gatatu ni Major General Saiford Karisha, uyu akaba umuvugizi w'igisirikare cya Malawi.
ayu akaba ari uwo muri cya gihugu nyine cya Lazarus Chakwera. Uyu ni umuperezida uzwi cyane ukunzwe kuvugwa iyo bavuze Malawi, umuntu wese uwo muri Afurika cyangwa se wo mu Rwanda ahita yumva Lazarus Chakwera. Saiford Karisha rero uyu niwe wari uhagarariye nyine igisirikare cya Malawi. Dukomeje, umuntu wa kane wari uri hariya mu bajenerali nyine ni Major General Ibrahim Mikael Muhona. Uyu ni umuyobozi w'igisirikare cyangwa se ni umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Tanzania, cyangwa se benshi bakunze kwita igihugu cya Tanzania, aho benshi batajya bagaruka ko Tanzania ari Leta Zunze Ubumwe za Tanzania. Uyu nawe rero nyine Ibrahim Mikael Muhona, uyu niwe wari uhagarariye nyine igisirikare cya Tanzania cyangwa se leta ya Tanzania mu bya gisirikare mu rwego rw'umuryango wa SADC. Dukomeje, nanone hano turahasanga ku mwanya wa gatanu cyangwa se undi muyobozi mukuru wari uhari muri mu bagize ihuriro ry'inama ya gisirikare ya SADC. Ahangaha turabona Profesa Mukula Cheretsane. Uyu nguyu rero akaba ari ushinzwe guhuza ibikorwa muri uno muryango wa SADC mu rwego rwa gisirikare. Ahangaha rero nawe uyu Mukula Cheretsane, ndabona ari izina nyine riba rigoye gusoma, ariko uko byagenda kose twe tuba tugomba gusoma nyine uko tubishoboye. Uyu rero nyine n'ushinzwe guhuza ibikorwa muri uno muryango wa SADC muri gahunda za gisirikare. Umujenerale wa gatandatu wagaragaye muri iriya nama cyangwa se muri iriya huriro nyine ryigaga ku buryo hashyirwaho amasezerano yo gukura ingabo za Afurika y'Epfo cyangwa se ingabo z'ibihugu bya Afurika y'Epfo nyine muri kariya gace k'uburasirazuba bwa Kongo. Aha n'ubundi ni mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Turahasanga Major General Sultan Makenga. Uyu Major Sultan Makenga ni umusirikare uzwi cyane kubera ino ntambara ya M23. Uyu akaba ari umujenerali ukomeye cyane wagiye ahuza ibikorwa by'imirwano cyangwa se wayoboye imirwano hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa M23, dore ko n'ubundi uyu mujenero yabaye generali w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu akaba nyine ari we n'ubundi uhuza ibikorwa cyangwa se uyobora ibikorwa bya gikomando muri M23 cyangwa se muri Alliance Fleuve Congo. Uyu nyine nawe n'umwe mu bajenerale, aha twababaze tubabariye muri rusange, n'umwe mu bajenerale bari bari muri iki gikorwa. Ahangaha rero tugakomeza nanone ku rundi ruhande n'ubundi rwa M23 naho tukahabona undi mujenerale w'igitangaza cyane uzwi nyine muri M23 cyangwa se ukunze kugarukaho, witwa Brigadier General Bernard Byamungu. Uyu Byamungu ashinzwe amategeko muri M23 ariko mu rwego rwa gisirikare. Uyu nawe n'umwe mu bajenerali nyine bagombaga kuba bitabiriye muri iriya nama yaberaga muri Serena Hotel ariya i Goma. Uyu rero Bernard Byamungu nyine nawe yagombaga kuba areba uko amasezerano cyangwa se uko ibiganiro bigenda, hanyuma hagashyirwaho amasezerano. Undi muntu wari uhari nanone muri iriya nama nyine yahuje aba bagenero harimwo Erastus Bahati Musango. Uyu akaba ari guverineri
wa Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha nyine uyu ni wa guverineri wasizweho na M23 nyuma yo gufata umujyi wa Goma ndetse ikawugaruramwo amahoro nyuma yo gukoramo isuku n'ibindi, ubwo aho batangiraga gushyiraho ubuyobozi cyangwa se kwerekana abayobozi bagomba kuyobora Kivu. Muri Kivu y'Amajyaruguru nyine uyu niwe wegukanye intsinzi cyangwa se wahawe inshingano zo kuyobora intara ya Kivu. Uyu akaba ayoboye intara ya Kivu, ariko n'ubundi hari hasanzwe hariho umuyobozi wari ushinzwe n'ubundi kuyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko uyu akaba ari gavana ku ruhande rw'umutwe wa Alliance Fleuve Congo cyangwa se Mouvement de M23 Mars. Aha rero tumaze kubonera hamwe abajenero bari bitabiriye nk'uko dusanzwe ari abajenero bageze kuri 7 cyangwa se 8 hiyongereho na gavana. Ubwo bivuze ko hari n'abandi nyine tutabonye kuri list, ariko nabo bari bafite uruhare ruziguye muri iriya nama. Tubona nyine ko amasezerano nyuma yuko itangazo risohotse, ibi ni ibyasohotse mu itangazo bitarimwo ibyo bumvikanyeho muri rusange cyangwa se ibyumvikanyweho nyine, akaba ari biriya twarebeye hera ruguru uko bigaga nyine ku buryo bwo kuvana zirangabo muri kariya gace. Byarangiye nyine amasezerano asizweho umukono. Ku ruhande rwa M23 sinyatire yagaragaye yari iya generale, hari hariho uyu mukoroneri Sultani Makenga. Uyu niwe nyine wasize umukono ku masezerano yagiranywe hagati na SADC cyangwa se n'abagenero b'ingabo za SADC zari ziri mu butumwa nyine bwa SAMIDRC hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande noneho rwa SADC, aha naho amasezerano yasizweho umukono na Major General Ibrahim Mwana. Uyu nguyu nyine akaba ari uyu muyobozi waturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Tanzania cyangwa se United States of Tanzania. Uyu nyine niwe wasize umukono kuri ariya masezerano. Nshuti bakunzi ba Raza Media TV, rero tubibutse ko niba utarakanda subscribe uba ugomba gukanda subscribe kugira ngo igihe dusizeho ikiganiro gishyashya ujye ubasha kugikurikira ku gihe, kandi ntihakagire amakuru ayo ari yo yose agucika, dore ko tuba twayagushakiye twayakunyuriyemo. Nyine ayo tuba tukugezaho akaba ari ayo, ntacyo ugomba kutuburana. Kandi niba waramaze gukanda subscribe ugomba no kusharinga ku bandi nabo, ukabamenyesha ko Raza Media duhari kandi twiteguye gukora ku bwanyu. Rero nyine nk'uko twatangiye dusubiye inyuma gatoya mbere y'uko dusoza, aha nyine uyu General Wiringoma nawe akaba ari umusirikare uri capu cyane cyangwa se umenyereye iby'igikomando, aho yabwiraga nyine abacanshuro ati tuzoweye M23 cyangwa se ntukamenyere M23 ntugakine nayo. Aha nyine hagaragaye amashusho yerekana ingabo za Afurika y'Epfo zishimye, zirimo iza Tanzania nkeya cyangwa se nyine urwo ruvange rw'ingabo zaje mu butumwa bwa SAMIDRC, aho bayishimaga cyane bifotozanya n'uyu mugabo. Ubona yuko nyine aba ari igikorwa kidasanzwe ku bantu b'abasirikare, ari naho nyine twebwe duhita tumenyera ko burya ibya gisirikare usibye oda ibindi burya aba ari ubuvandimwe, aho baganiraga nyine ugenda bamubwira bati tuzongere dusubire
nareba iryawe nyine wabonaga ko ntacyo bapfa koko mu by'ukuri nyine byagaragaye yuko uyu mukoroneri cyangwa se uyu mujenerale Wiringoma akaba nyine yaramaze kwegukana intsinzi mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ko n'ingabo zari zaraje zije kumurwanya zirimo zitaha, izindi zari zimaze igihe nyine zigotewe aho zari zarahungiye cyangwa se aho zari zifite ibirindiro, mu gihe ingabo za leta zo zari zifite inshingano zo kurinda ibice nyine by'igihugu ngo bidafatwa, zo zagiye zigenda zihunga zikimukira mu misozi ya kure. Ahangaha nyine akaba ari intsinzi itaziguye, cyane cyane nyuma y'aho tuboneye nyine aba bajenerale bicarana n'abandi bajenerale b'ibihugu bikomeye. Bamwe mu basesenguzi rero mu by'iyi ntambara cyangwa se abakurikiraniye hafi igihe kirekire iby'uru rugamba bemeza yuko ari intsinzi itaziguye ku ruhande rw'umutwe wa M23, aho bamwe ndetse badatinya no kuvuga ko M23 nyine ariyo ifite abajenerale bakomeye kurenza aba Sami DRC cyangwa se aba Sadeke, cyane cyane yuko ubu noneho ibiganiro ntago byagiye kubera mu kindi gihugu, byabereye mu gihugu kiyobowe na M23. M23 rero nubwo iyoboye agace ka Goma na Bukavu, aha ntitwasiga tutababwiye yuko M23 nyine mu bice yafashe yasizeho ubuyobozi kandi buziguye, ndetse no mu minsi mikeya iheruka muri iki cyumweru n'ubundi M23 yasizeho guverineri wa banki cyangwa se yasizeho ubuyobozi bwa banki nkuru ishobora kuzaba ari banki nkuru ya Repubulika ya Kivu cyangwa se y'agace ka Kivu, cyane ko leta ya Kinshasa yo yari yamaze gufunga banki cyangwa se amashami yose ashamikiye kuri banki nkuru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha rero iyi M23 yo ikaba ikomeje kwirwanaho nyine n'ubundi nk'uko yagambiriye kubohoza abanyagihugu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abatuwe nyine mu bice bitageze byitabwaho na leta ya kiriya gihugu. Nshuti bakunzi ba Raza Media, rero reka duhinira ahangaha tubararikira kongera gukurikirana ibiganiro byacu by'ubutaha. Naho ubutaha amahoro y'Imana akomeze abe kuri mwebwe kandi none n'iteka ryose.